Yesu Kristo ni umukiza, ni umubeshyi se cyangwa se ni Imana? Hitamo kumureka cyangwa kumuha ubugingo bwawe. Mugiye gukurikirana ikiganiro Nkoraho Mwami gifatiye ku nyigisho mpinduramitima z'amagambo y'Imana zateguwe na Dr. Charles Stanley. Hariho ibintu byinshi by'ukuri mu buzima, amategeko y'ubugenge, imibare n'ingero ebyiri zitandukanye. Ku bijyanye n'igihe n'ahantu, abantu benshi ntibabyibazaho, bemera amategeko ariko bagahakana ukuri ku bijyanye n'umwuka wera. Uyu munsi Dr. Charles Stanley aravuga ku byerekeranye n'agakiza kabonerwa muri Yesu Kristo. Yesu ubwe yarabyivugiye ko ari we rembo rimwe rukumbi ry'ijuru. Ariko uko kuri ni urusika ku bantu benshi. Bizera Imana ariko bagahakana ko Kristo ari we nzira imwe rukumbi ibageza ku Mana. Hanyuma barongera bakibaza bati, mbega amadini yose ntajyana abantu ku Mana? Nimwumve Dr. Stanley aravuga kandi akerekana Kristo nk'irembo rimwe rukumbi ry'ijuru. Hariho irembo rimwe rukumbi ry'ijuru. Nta yandi marembo ahari, hari irembo rimwe gusa rijya mu ijuru. Mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana mu gice cyaho cy'icumi umurongo w'9, Yesu aravuga ati, ni njye rembo. Mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo nanone uko bwanditswe na Yohana igice cya 14 umurongo wa 6, Yesu arongera akavuga ati, hari inzira imwe rukumbi yo kwinjira mu ijuru. Mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana n'ubundi igice cyaho cya 14 umurongo wa 6, Yesu Kristo nk'Imana yigize umuntu arongera akavuga ati, ni njye rembo. Hari inzira imwe rukumbi yo kwinjira mu ijuru. Muri Yohana ibice 3 umurongo wa 5, Yesu aravuga ati, ni ukuri ndababwira ukuri ko umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cyaho cy'icumi umurongo w'9, naho Yesu aravuga ati, ni njye rembo. Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana 14 umurongo wa 6, Yesu akavuga ngo ni njye nzira. Naho muri Yohana 6:48, Yesu aravuga ati, ni njye mutsima w'ubugingo. Ukuri nuko inzira ijya mu ijuru ifunganye. Ni muri Yesu Kristo wenyine hari inzira ijya mu ijuru. Mu kumwakira nk'umwami n'umukiza no kubatizwa mu mazi no mu mwuka, Yesu yabyise ukuvuka bwa kabiri. Ndifuza ko tugaruka mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana mu gice cyaho cya 3, niba ubinyemereye turebere hamwe icyo Yesu avuga kuri ibyo, kubera ko nshaka kukubaza ibibazo 2 cyangwa 3 bikurikira. Icyambere, benshi muri mwe muvuga ko muri abizera, ariko ndashaka kukubaza ikibazo uyu munsi. Unsubize mwene data, wisuzume urebe mu mibereho yawe, ari ryari haba harabayeho ikintu kuri wowe kigahindura by'ukuri ubuzima bwawe, cyangwa uti sinigeze mbaho nk'uko kuva mbaho, cyangwa uri umwe muri aba bavuga ngo nabaye uwizera Imana igihe cyose nakomeje kuba umukristo, nakuriye mu nzira y'agakiza. Hari inzira Yesu yavuze mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo nanone uko bwanditswe na Yohana mu gice cyaho cya 3 umurongo wa 7, ati, niba ushaka kujya mu ijuru ukwiriye kuvuka ubwa kabiri. Nta mwihariko uriho ku itegeko ry'Imana. Nzi ibyo bamwe muri mwebwe bibwira igihe cyose. Icyambere ni ibitekerezo byabo nkene. Icya kabiri kandi nizera Imana y'inyembabazi y'urukundo, ubwiza n'ubugwaneza ntiyatuma inzira ifungana ngo ibe irembo rimwe. Hanyuma y'ibyo ntihanditse muri Bibiliya ko Imana ivuga mu rwandiko rwa 2 rwa Petero ibice 3 umurongo w'9 ati, itwihanangiriza idashaka ko
hagira n'umwe urimbuka, ahubwo nshaka ko bose bihana bakamenya ukuri. Niba ari uko bimeze, Imana ntiyatuma inzira ifunganye iba irembo rimwe rukumbi ku muntu uwo ari we wese. Igice cya gatatu cy'ubutumwa bwiza bwa Yohana kiduha ibisobanuro. None nimurebe muri icyo gice, dusomerere hamwe ijambo ry'Imana. Ubu reka tubahe umudendezo. Uri umwe muri ba bantu bizera ko hari inzira nyinshi zo kujya mu ijuru. Ndifuza ko uba umwizerwa. Ukwiye kumva rero ukuri kw'ijambo ry'Imana no kwibaza ubwawe ibibazo bitandukanye. Dutangire ku murongo wa mbere. Hari umuntu wo mu bafarisayo witwaga Nikodemu, umutware wo mu Bayuda. Abafarisayo bari abatware b'amadini yo muri Isiraheli. Nikodemu yari umutware wo mu Bayuda kandi akaba n'umwigisha. Yari umuyobozi kandi yari umunyacyubahiro wo hejuru cyane. Yari n'umunyeshuri w'ijambo ry'Imana, ibyo yarabyize neza. Ku murongo wa kabiri ngo uwo yasanze Yesu mu ijoro aramubwira ati, mwigisha, wavuye ku Mana, kuko ntawe ubasha gukora ibimenyetso uje ukora keretse Imana iri kumwe nawe. Aha igihe yavugaga ngo tuzi yuko ibi byashakaga kuvuga ko Nikodemu atigeze ajijinganya. Yagiye kuri bamwe mu bafarisayo, hanyuma bafata umwanzuro bati, uyu ntabwo ari umwigisha usanzwe. Hari ikintu kidasanzwe kuri uyu muntu, n'ibitangaza akora si iby'umwana w'umuntu. Igihe Nikodemu yavugaga ku murongo wa kabiri ati, tuzi yuko uri umwigisha wavuye ku Mana, kuko ari ntawe ubasha gukora ibimenyetso ujya ukora keretse Imana iri kumwe nawe. Ku murongo wa gatatu ngo ni ukuri ndababwira yuko umuntu utabyawe ubwa kabiri cyangwa se utavutse ubwa kabiri ngo atabasha kubona ubwami bw'Imana. Ku murongo wa kane ngo Nikodemu yasubije mu kuvuga ati, mbese umuntu yabasha gute kuvuka akuze? Yakongera agasubira mu nda ya nyina akabyarwa kandi? Ku murongo wa gatanu ngo Yesu aramusubiza ati, ngo ni ukuri ndakubwira yuko umuntu atabyawe n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Turebye ku murongo wa gatandatu haranditse ngo ikibyarwa n'umubiri nacyo ni umubiri. Ni ukuvuga ni ukubyarwa mu buryo bw'umubiri. Ngo n'ikibyarwa n'umwuka ngo nacyo ngo ni umwuka. Kandi wumve icyo Yesu Kristo avuze ubu ngubu. Ku murongo wa karindwi ngo witangazwa nuko nkubwiye yuko bibakwiriye kubyarwa ubwa kabiri. Ukwiriye kuvuka ubwa kabiri, mwene data uri kunyumviriza. Ni ukuvuga ko niba ushaka kujya mu ijuru, uri umufarisayo, uri umwigisha, uri umuntu mwiza, uri umukiranutsi, ujya mu migenzo yo kwezwa rwose, icyo ari cyo cyose waba warakoze utabyawe ubwa kabiri, uzabura ijuru. Ni ukuri. Intumwa Pawulo yakoresheje amagambo amwe nk'ayo mu rwandiko rwa kabiri yandikiye Abakorinto, igice cyaho cya 5 umurongo wa 17, aravuga ati, umuntu wese yari muri Kristo Yesu ababaye icyaremwe gishya. Ukuri ni uko umubatizo w'umwuka wera ari w'Imana yavuze. Ku muntu wavutse ubwa kabiri ntabwo ari ukubabarirwa ibyaha cyangwa kubohoka gusa, ahubwo harimo no kuzura umwuka wera n'ubuzima bushya kuri we. Ikibazo ni iki rero, ni kuki Yesu yavuze ko ukwiye kuvuka ubwa kabiri? Kuki atavuze ngo kora ibyiza ngo abarangije? Niba uretse ibyaha ugakora ibyiza uzajya mu ijuru. Aha hari impamvu. Gukiranuka kose n'imirimo myiza by'umuntu bishobora gufatira ku byiyumviro bibi. Ukuri ni uko dusuzuma ibikorwa n'ingeso zacu za buri munsi, niba bidashingiye ku mubano mwiza na Yesu Kristo kandi atari uko byubakiye ku bwibone no kwikunda ku byo turarikira bya buri munsi. Bibiliya iravuga mu rwandiko Pawulo yandikiye Tito mu gice cyaho cya 3 umurongo wa 5 iti, ngira dukiza itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze, ngahubwo kubw'imbabazi zayo. Hariho inzira imwe rero rukumbi n'irembo rimwe rukumbi ngo rijyane umuntu mu ijuru, niko handitse. Noneho kubera iki Yesu Kristo yavuze ati ngo ugomba kubyarwa ubwa kabiri, ngo kuko umuntu utabyawe ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana? Mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana mu gice cyaho cya 3 umurongo wa 5, Yesu aravuga ati,
utabyawe n'amazi n'umwuka ntashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Aha niki yashatse kuvuga kuri ibyo? Mbese yashatse kuvuga ibyerekeranye no kubatizwa? Oya. Ubu rero nshuti yanjye, nzi yuko bamwe muri mwebwe mwigishijwe mu buzima bwanyu bwose, ariko igihe cyose muzaba mutarabatizwa muzayoba. Reka nsobanure icyo Yesu yashakaga kuvuga aha ngaha. Aravuga iby'umuyuda wakoraga ibitangaza mu mbaraga z'ubushobozi bwe no kwigisha amategeko ye. Ibyo yabigendeyemo mu mibereho ye yose. Yari afite imigenzo yo kwezwa, yibwira ati ntabwo umuntu yezwa n'amazi gusa, ahubwo ngo yezwa n'umwuka wera. Ntabwo bihagije kubabarirwa ibyaha. Igituma umuntu avuka ubwa kabiri ni ukuzuzwa umwuka wera. Mu gitabo cy'Abikorinto ba mbere igice cya 12 umurongo wa 13 ijambo ry'Imana riravuga riti, kuko mu mwuka umwe twese harimo twabatirijwe kuba umubiri umwe muri Kristo Yesu. Ni umwuka wera uba mu wizera umugira kuba umwana w'Imana. Iryo jambo rivuga ko uwavutse ubwa kabiri afite ikimenyetso kimuranga ko yacunguwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Kubera ko tudakizwa n'umubatizo n'igikorwa cyo kumvira nyuma y'agakiza gisobanura kandi cyerekana ibyiza byabaye ku muntu wese wavutse ubwa kabiri. Ijambo ry'Imana riravuga ngo bapfuye ku bya kera bapfana na Kristo, bazukana nawe mu bugingo bushya. Niyo mpamvu twemera ko umubatizo w'amazi menshi ari wo wonyine werekana icyo Yesu Kristo yashakaga kuvuga. Ibyo bivuga gupfa ku bya kera, gupfana nawe no kuzukana nawe mu bugingo bushya. Umubatizo ni igikorwa cyo kumvira no kwemera, ukizera utabishidikanyaho. Mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana mu gice cya 3 twasomye umurongo wa 5 haravuga ngo umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka wera ngo ntabasha kwinjira mu bwami bw'ijuru. Ni ukuvuga iki? Icyo nicyo gituma umuntu ababarirwa ibyaha bye, ariko umwuka wera akwiye kuba no gutura mu bugingo bwanjye nk'ikimenyetso cy'umwana w'Imana. Buri wizera wese Bibiliya ivuga ko yahawe ikimenyetso. Kugeza ryari rero? Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso igice cya 4 umurongo wa 30 haravuga ngo kugeza ku munsi wo gucungurwa. Ibyo bivuga ngo kugeza igihe Yesu azaguhamagarira mu bwami bwe. None nshuti yanjye, kuki yavuze ati iki ni icyangombwa aho kuvuga ngo ni igishoboka cyangwa se ni icyo ushaka? Akavuga ngo ni icyangombwa. Avuga ko ukwiriye kuvuka ubwa kabiri. Icyambere cy'ingenzi aha kugira ngo umuntu avuke ubwa kabiri ni uko aba yaravukiye mu byaha. Umuntu wese utaravuka ubwa kabiri aba yarapfuye mu buryo bw'umwuka, aba ari impumyi, atabona mu bitekerezo bye ku bijyanye n'Imana. Nta rukundo rw'Imana aba afite, kandi ntashobora kuvugana n'Imana. Aba atandukanye n'Imana, kandi aba ari umwanzi w'Imana. Birababaje. Nshuti yanjye, ntacyo ushobora guhindura kuri ibyo. Ikintu kimwe gihindura ni ubugingo bushya tubonera muri Kristo Yesu nk'impano y'umwuka wera. Icya kabiri, kubera ko Imana ishaka umubano mwiza wacu nayo, hakwiriye kubaho guhinduka, kandi uko guhinduka kukaba gufatiye mu mwuka wera uduhuza n'Imana. Tubivugisha iminwa yacu, ariko ni umwuka wera uba muri twebwe utuma tuganira n'Imana. Nanone Bibiliya ivuga ite? Iravuga ngo wowe nanjye dufite isezerano rishya. Benshi muri mwe batekereza ko bazajya mu ijuru, kandi bafite urukundo rw'Imana n'umuhamagaro mu gikorwa cyabo, kandi bafite inzara n'inyota by'ijambo ryayo, badakunda kujya gusenga keretse babishatse. Nanone Bibiliya ivuga iti wowe nanjye dufite isezerano rishya. Benshi muri mwe batekereza ko bazajya mu ijuru, kandi badafite urukundo rw'Imana n'umuhamagaro mu gikorwa cyabo, kandi badafite inzara n'inyota by'ijambo ryayo, kandi n'ubundi badakunda kujya gusenga keretse babishatse.
ntibizera ko hazabaho umunsi w'imperuka. Imana yacu ni Imana y'inyembabazi, yuzuye kugira neza kwinshi, ubwiza n'urukundo. Nshuti yanjye, reka nkubwire igituma utari mujya mu ijuru. Igitekerezo cyanyu ku byerekeye ijuru si cyo. Ijuru ni ahantu haba abantu bejejwe, haba abantu b'abakiranutsi. Ijuru ni ahantu h'abantu bakunda Imana, bayishakana umwete wabo bose. Ibyaha byacu byarababariwe koko, kandi byogejwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Twambitswe gukiranuka kwa Yesu, kandi turashaka kubaho ubugingo bw'iteka. Tumukunda, tumuhimbaza, tumukorera. Kandi ntimushaka gukora ibyo mukiraha mu isi, kandi mugashaka kumbwira ngo murajya mu ijuru. Aho nta nzira ihari, ntayo wahabona. Nshuti yanjye mwene data, imwe mu mpamvu Yesu yavuze ko ukwiriye kuvuka ubwa kabiri, niyo nzira yonyine ituma ushobora kwemererwa mu maso y'Imana. Ibindi byose ni imbaraga z'umwana w'umuntu. Mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, muri cya gice cyaho cy'icumi umurongo w'9, Yesu aravuga ati, hari inzira imwe rukumbi ijya mu ijuru, kandi aravuga ati, ni njye rembo. Urumva rero, niba utaravutse ubwa kabiri n'umwuka wera w'Imana ngo ubabarirwe ibyaha na Kristo Yesu, ninde uzaba impongano y'ibyaha byawe? Ni ikibazo. Nibyo uravuga uti, ni njye nzaryiha. Uzi inzira imwe rukumbi ushobora kuronkamo impongano y'ibyaha byawe? Ni ugupfa ugatandukana n'ibyaha, kuko Bibiliya iravuga ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu rw'iteka mu mwuka. Ushobora kwirihira cyangwa Yesu akakurihira. Ugomba guhitamo wowe ubwawe. Ibikorwa byawe byose byiza ntibishobora kukujyana mu ijuru. Aha hari ikibazo, kuko amamiliyoni y'abantu benshi bajya mu matorero gusenga buri cyumweru, bagatanga amaturo, bagahaguruka bagasenga, bakaririmba, hanyuma bagasubira mu ngo zabo. Ibyo byabaye nka bimwe mu migenzo y'ubuzima bwabo, bumva ari ibintu bisanzwe. Uravuga uti umuntu ajya mu itorero nk'umwe mu migenzo y'ubuzima bwe? Ndashaka kukumvisha ko nyuma ya byose uhura n'inshuti nziza mu itorero, ukagira imishyikirano, kandi igihe mushize imbere iby'idini mugashyira imbere ibyo kwezwa mu kubahana, reba inshuti zose ushobora kugira. Ndashaka kukubwira ibi nshuti yanjye, aha ni ahantu heza ho kubona inshuti, ariko cyane cyane ahantu twakirira Yesu Kristo. Mu gihe uhuye na Yesu uba ubonye ubuzima bw'inshuti iruta izindi zose wabasha kubona. Ushobora rero kugira inshuti zo mu isi, ariko utagira Yesu nta nshuti uba ufite y'ukuri, kubera ko iyo upfuye ukagera ahantu hahacecekerwa, nta mirimo, nta migambi, nta bundi bushuti, kuko ntabwo uba ukiriho. Urabona rero ko nta yindi nzira iriho uretse kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Urumva ko hano hari impamvu yavuze ngo ukwiye kuvuka ubwa kabiri. Azi kamere y'umwana w'umuntu, azi iherezo ry'umuntu, azi uburyo avugana natwe, azi ibikenewe kugira ngo tugirane nawe umubano mwiza. Azi ko ibyo bivuga guhinduka rwose mu ngeso no muri kamere y'umuntu. Ubu ni ubuzima bushyashya, guhinduka icyaremwe gishya muri Kristo Yesu, kuba icyo tutigeze mu buzima bwacu, kugira ngo duhinduke umuntu ushyitse kandi wemewe n'Imana. Ibuka kandi ko yateguye ko wowe nanjye tugomba gusa na Yesu umwana we. Uribaza ko ushobora gukura ugasa na Yesu utari wagira ubugingo bushyashya n'ibitekerezo bishya? Ninde ufite inzara n'inyota byo gushaka n'umutima we wose Imana? Ni Yesu uba muri njyewe umpa kugira inzara n'inyota. Yaravuze ati, ukwiriye kubyarwa ubwa kabiri. Mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, igice cya 7 umurongo wa 4, haravuga ati, ariko irembo n'inzira ijya mu bugingo iraruhije,
kandi abayinyuramo nabo ni bake. Abo ni bande? Ni abicisha bugufi bakareka ubwibone, bakareka kwikunda, bakareka ugukiranirwa, bakazirikana ko baretse byose, ko badashobora gusubira mu byaha, bakamenya ko urupfu rwa Yesu ku musaraba ari impongano y'ibyaha byabo. Babyihanye, bakabyatura, bakakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza ugenga ubugingo bwabo. Ibyo ni byo byiringiro bizima byonyine uwizera azagira kugira ngo azararwe ubwami bw'ijuru. Nta murongo n'umwe wo muri Bibiliya kuva mu itangiriro ukageza mu byahishuwe utubwira ko hari iyindi nzira ishobora kugeza umuntu mu ijuru usibye kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wiwe. Amen. Dr. Charles Stanley arakwereka ukuntu Yesu ari inzira imwe rukumbi ijya mu ijuru. Birashoboka ko utigeze wizera Kristo n'igikorwa yakoze ku musaraba. Nibyo, ntibisaba kubivugira hejuru, bisaba umutima ushaka kandi umenetse. Saba Yesu aze mu bugingo bwawe, emera ibyaha byawe kandi wizere imbabazi ze muri uyu mwanya w'agakiza. Uraca mu irembo rimwe rukumbi rijya mu ijuru ku Mana, kubana nayo iteka ryose. Abantu benshi bibaza ko bashobora kugera ku Mana mu nzira iyo ari yo yose, mu gihe icyo ari cyo cyose bizeye ibyizerwa byabo. Yesu yarabihakanye igihe yavugaga muri Yohana ibice 14:6 ati, "Ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye." Muri Matayo ibice 7:13 n'uwa 14 Yesu aravuga ati, "Munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari ni inzira ijyana kurimbuka, kandi abayinyuramo ari benshi. Ariko inzira ifunganye ni inzira ijya mu bugingo, iraruhije kandi abayinyuramo ni bake." Suzuma ukuri kudahinduka kwa Yesu witonze, hanyuma uhitemo inzira ifunganye uyu munsi. Dukora ku mitima y'abo mu isi bose, dufite ubutwari buva ku Mana n'imbabazi ku bantu. Inyigisho za Charles Stanley mukaba muzigezwaho mu kiganiro Nkoraho Mwami. Nshuti mwene data wumva iki kiganiro Nkoraho Mwami, turizera ko ukomeza kwakira inyigisho z'ingirakamaro muri kino kiganiro. Ukaba rero ukigezwaho na Radio Umucyo, ni ku munsi wa kabiri isaha ya 9:00 z'umugoroba. Niba rero wifuza kugikurikirana, kugira icyo wabaza cyangwa se kuduha ubuhamya bw'ibyagufashije, wabariza kuri Radio Umucyo ikorera hano i Kigali mu karere ka Nyarugenge, mu nyubako ya City Plaza etage ya 6 ku muhanda wa Commercial Street, inimero 70. Ushobora kandi guhamagara kuri telefone yo mu biro, inimero 34 Mushobora kandi no kohereza ubutumwa bugufi kuri iyi telefone igendanwa 078 30 86 49 2. Ushobora kandi no kohereza ubutumwa kuri iyi email umucyo@yahoo.fr. Muhawe